basi ndabura urugendo ruto ubyumva ngo ruto. Rero ari ikintu kinshimishije n'iyi nkuru irimo, ndabura ahantu hato cyane kugira ngo mpite ngera ahantu ngiye kuri Muhazi. Naherekana mbabwira gusa nimpagera ndaba ari surprise. Ngerageza ni bwa mbere ahantu biragoye gufata video, gufata iki, ariko just try. Mwiriwe. Ugakomeza ibintu umve yuko nyine off yanjye nzaba njyamye mu rugo. Off yanjye why just take a light, genda uganirize abantu. Ubutaha muri gahunda afite kugenda ntabwo okay, ni byiza gufata urugendo rurerure bitewe n'icyerekezo ufite cyangwa se na end point ufite. Ugati ushaka kugera aha kuri uyu munsi, navuze ati wenda nshaka kugera kuri Muhazi, ariko ikintu kimwe cyonyine nababwira none gukora urugendo ruganiriza abantu, byose nyine kuba ufite nature ufite n'abantu ni ikintu cyiza kabisa. Mbese nshaka ko uzakunda ibi bintu, ndashaka kuzajya bikurikirana kuko ni byiza. Nkunda nature, nkunda abantu. Ndabona akavura katangiye gutonyanga, ariko ndabona hagara ushobora gusubira imyanzuro naba mfata, ngomba kugerayo. So rero nshaka kuzajya ngenda nganiriza umuntu. Okay, ubuzima bw'icyaro, ariko si icyaro, mbibutse yuko hano ari muri Kigali. Ingendo zose nakoze ahantu hose mwabonye ingendo birarenga. Amashanyarazi arahari, ntabwo bivuze yuko ari mu misozi ariko nta mashanyarazi. Amashanyarazi arahari, ariko nyine ni heza, nta hantu habyibushye. Wagenda bambwiye ko muri minota mike cyane kugira ngo ngereyo. Ntabwo byoroshye, ariko ikindi nahereye kare nturuka aho navuye nyine abona nta zuba rihari. Rero nibazaga ko ahantu nageze aho ndavuga ati mu majyaruguru kuko harasa umukara hose, nako si umukara, harasa hafite nyine nuzi imeze nk'iyo mu majyaruguru. Climate yaho, weather yaho imeze nk'iyo mu majyaruguru. So nari nagize yuko rero hatafi izuba kuva nta zuba rirabira. Yes, maybe kari imigisha y'Imana yangendereye kugira ngo ntaza kunanirwa cyane. Wenda simbizi, sibye ko niyo ryari kuba ryavuye ntabwo nari guhagarara, kuko nyine mfite byose nkeneye muri bag inyuma yanjye. Mfite amazi, nkunda kwinywera ku mata, kugatera imbaraga. Mfitemo utuntu tw'udusnacks two kwifashisha mu rugendo. Ntabwo byankositiza amafaranga menshi, amafaranga make cyane, and then ukishima ukabona nature kuza uri wenyine. Nkuko unabyifuza ushobora kumbwira uti ngiye mfite gahunda, sibyo, uyu munsi n'uyu muzaze tukorane ride dutemberane. So rero ubu ngubu ngiye gufata
ngiye gufata ride nyine, ngiye gutwara igare kuko niryo riri kumfasha mu rugendo kandi niryo nkunda, nta bundi nkunda igare cyane. ndaba posinzeho gato then ngere kuri final point, ngera ku ntego yanjye ku munsi nari nihaye. Ibintu byiza kandi namwe mwese mugomba kujya mubikora, but ntarasoza mpuye n'amahirwe, mpuye n'umusaza umeze neza. nguriye mwaramutse, amakuru yawe ko mbona wifuza cyane. Muraho muraho? Nukwe yego. isaha nibwo singiranye. Isaha byagenze bite? Isaha yaje gukora. Imaze igihe kingana iki isaha muze? Umunsi umwe? Nubwo rwose yaje gukora pe. Nibyo twagira imaze igihe kinini. Reba runo ruhu. Turavuga mu bukuru. Ubukuru yake. Niyajya imaze nk'imisi nk'iki. Zicyaduka. Nibyo. Yabaye iki se? Ihangane maze afashe uyu muntu. Gusa n'agasaha ukubuza utuma dushyizeho ryarira. Aka ni agahu. Ni agahu rwose. Oya kari keza. N'ubu ngubu urabona ko igikomeye ariko ahantu yagiye. Njyewe ubu ngiye ahantu bita Muhazi. Komere Muhazi? Muhazi kuri Muhazi? Oya Muhazi. Nyine naturutse. Rero dufatira imodoka. Nibyo. Muza kudufata se mugiye. Tuve n'ahangaha tujya ku rukiko, tujya i Kigali, tujya ku karere. Muse muhita i Kigali, hano si i Kigali ho? Aha ni Kigali, kuba uri Kigali ni iwanyu. I Kigali ni iwanyu. Muze kwambaye agapfukamunwa urarwaye? Oya ndakambaye, inkorora zatumaze. Inkorora yarateye. Ura mu mujyi ho? Ubusa noneho ku ruzi urajya kwandura ujya hehe? Yewe rero ku ruzi ubu nicyo niyemeje. Niyemeje yuko ngomba kubyuka mu gitondo nkagenda mpaka ngezeyo. Ku ruzi? Nshaka turaho urufatiro. Ninde muntu ugezeyo ujya gusurayo? Yewe ni ukugenda kw'imbere mpura n'abantu tuganira. Ubu rero ubu ku ruzi uruhageze ukora kumeza uyu muhanda uyu nta hantu uyoboza, ariko uretse ko ntugera hepfo hariya, hepfo hirya hano hari hari itandukanye, hari icyapa uraca mu ugaruka icyapa uragisiga no kumanuka, rero ukomeza umanuke urakugeza ku ruzi ushaka. Ngomba kuhagera ariko. Uwino rwose ruturiye kavukire sogokuruza. Ariko nabonye harana nakura nibazaga niba ndi muri Kigali byatumye. Uri muri Kigali? Muri Gasabo. Uri muri Gasabo nyine? Aho bita Kibara. Kibara. Mvuye Gikomero. Ubu ndi muri Kibara. Ambaga aka karenge akantu urimo agasiri urimo akantu ako bita ka Kibara. Ka Kibara. Akagari ka Kibara. Iyo akagari kari imbere hano ibiro byako. Biri ahantu hari rero njye nitwa Byukusenge. Yego. Ntabwo izina ryanjye ntabwo ari nanjye twahabiye akarere Damascene. Habiye akarere Damascene. Niduhurira Kimironko rero umenye ko nzakumenya. Ahubwo ubwo wazaza nkanakugura unywa agacupa se? Buriya Kimironko rero nkubwire habagayo abantu banjye benshi. Habagayo umusaza witwaga Petero Rugera, ba Munyemari, ba Kamari, ba Rukara. Kimironko yarayizi cyane. Uza yego. Sawa papa wanjye. Ndebera abantu ukuntu ari beza byiza. Nta bintu by'umutima mubi muriganirira.
kabaye connected na nature. Just kuba mu mujyi nta akavuyo wirirwa mu mihangayiko urakaranya n'abantu ibiki basi igihe umunsi uzi n'aha sibyo useke n'abantu ndaza gushyira nimero muri description cyangwa se ahantu hagaragara kugira ngo ukeneye kuzaza gukora ride nanjye azaze akorane ride.